nguhaye ikaze wowe ubana natwe umunsi ku wundi buruko bwije nuko bukeye mu biganiro dukora ndetse n'indirimbo dushyira kuri channel yacu, ukabana natwe uri w'agaciro kandi uri w'ingenzi kuri twe. Aho tugeze ni wowe tuhakesha, komeza ubane natwe. Tuguhaye ikaze kandi tukwifuriza kugubwa neza. Nawe uje none ukihagera none aha ukaba ugiye kubana natwe, turakwifuriza kugira imigisha iva ku Mana ibane nawe mu byo ukora byose, aho uherereye hose, haba mu Rwanda, haba mu Burundi, muri Uganda, muri Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Tuguhaye ikaze kandi turakwishimiye. Tugiye kureba uburyo korali ishobora kuririmba indirimbo imwe mu ndimi zitandukanye, iyo ndirimbo ikaririmbwa n'amakorali atandukanye. Tugiye kureba uburyohe indirimbo ibasha kugira. Tugiye kurebera hamwe rero, ngwino ubane natwe. Niba utarakora subscribe, nguka ukore subscribe maze tukomeze tubane mu biganiro ndetse n'indirimbo zigiye zitandukanye. Ngwino rero ubane natwe. Tugiye kurebera hamwe izi ndirimbo. Ni indirimbo imwe, indirimbo imwe ariko yitwa indirimbo enye mu Kinyarwanda, noneho mu Giswahili bavuga ngo nyimbo imwe. Ushobora kwibaza ngo ese izi ndirimbo ndazumvise ndazikunze, ese izi ndirimbo zaririmbwe n'izihe korali? Ushobora kwibaza gutyo. Ntabwo ari wowe gusa, n'undi muntu wese yabyibaza. Ushobora kwibaza ngo ese ubundi busanzwe baririmba gute indirimbo byose gutya? Izi ndirimbo zabo ni izihe? Mu Kinyarwanda ni korali Abagenzi yo ku Muhima. Ni korali Abagenzi yo ku Muhima. Ugende wandikemo Abagenzi kwaya SDA Muhima, urahita ubabona maze urebe indirimbo zabo ndetse ubakore subscribe, ubashyigikire. Maze ugende no kuri iyo ndirimbo iraba yitwa indirimbo enye mu Kinyarwanda. Noneho abayiririmbye mu Giswahili nanone ni Ai Nyarugusu. Ai Nyarugusu. Uragenda wandikemo gutyo urahita ubona nyimbo ine, maze ubashyigikire nabo kuri subscribe, maze umurimo w'Imana ukomeze utera imbere. Ndabashimiye, reka turebe izo ndirimbo zabo. Ndirimbo ya gatatu yaririmbwa igihe umwanzi yarindaga igituro ngo Yesu atazuka. Abigishyitsi cyinshi Satani agira ubwoba. Indirimbo yaririmbwe Yesu atakibarizwa mu gituro, maze atumbagira yinjira. Ninazo nyimbo nne nataka nikueleze, ambazo Biblia imeandika habari zake, zanifurahisha. Nyimbo hizo nne sio kwamba ziko peke yake, lakini ni kuu sana. Wimbo huu kwanza ni ule unaoimbwa wakati mbingu na nchi zilipomalizwa kuumbwa. Jeshi la mbinguni likashangilia, lakini mimi sikuwepo wimbo huo ulipoimbwa. Wimbo huo wa pili uliimbwa usiku wakati Yesu alipozaliwa hulini mwa ng'ombe. Wachungaji kondeni walistaajabu. Muziki gani huu tunaosikia hivi leo? Bethlehemu leo amekwisha zaliwa, ambaye ndiye tumaini la ulimwengu wote. Atakayechukua ulimwengu, lakini mimi sikuwepo wimbo huo ulipoimbwa. Wimbo huo wa tatu kaibishwa mwovu alipolinda kaburi ili Yesu asifufuke. Tetemeko ajabu, Shetani akaogopa. Wimbo ukapigwa, sasa Yesu hayumo tena kaburini.
alipolikanyaga lango lile la mbingu, sauti za shangwe na ngurumo zikatawala mbingu. Mauti imeshindwa, haina tena nguvu, lakini mimi sikuwepo wimbo huo ulipoimbwa. Wimbo huo wa nne mzuri mtamu, ambao sikio la mwanadamu halijasikia. Hosana, hosana, jina lake ni kuu, utukufu una yeye mwana kondoo, Bwana Yesu. Nina habari njema, wimbo wa nne itakuwa ni nafasi yangu na mimi kuimba. Ni wimbo wake Musa na huyo mwana kondoo, nitauimba kwenye zile barabara za dhahabu. Nina habari njema, nitauimba wimbo ambao hata malaika watabaki ni shangwe. Ni wimbo wake Musa na huyo mwana kondoo, nitauimba kwenye zile barabara za dhahabu. Nina habari njema, nitauimba wimbo ambao hata malaika watabaki ni shangwe. Ni wimbo wake Musa na huyo mwana kondoo, nitauimba kwenye zile barabara za dhahabu, dhahabu. Nitauimba kwenye zile barabara za dhahabu, dhahabu. Nitauimba kwenye zile barabara za dhahabu, dhahabu. Nitauimba kwenye zile barabara za dhahabu. Amakuru meza bifuza kubabwira, n'amateka y'indirimbo enye dusoma muri Bibiliya. Izo ndirimbo enye zijya zinshimisha, indirimbo zikomeye zitangaje kandi zinezeza. Indirimbo ya mbere yaririmbwe uwo munsi, isi n'ijuru n'ibiremwa byose bimaze kuremwa. N'abazomejuru zisingiza Imana, iyo ndirimbo sinagize amahirwe yo kuyiririmba. Indirimbo ya kabiri yaririmbwe rya joro, ubwo umwami Yesu yavukiraga mu kiraro cy'inka, maze abashumba nabo baratangara cyane, n'abanyabwenge babonye inyenyeri bajya kumuramya. Betelehemu rero ntabwo ukiri mutoya, kuko wavukiye umukiza w'abari mu isi bose. Niwe byiringiro. Iyo ndirimbo sinagize amahirwe yo kuyiririmba. Ndirimbo ya gatatu yaririmbwe igihe umwanzi yarindaga igituro ngo Yesu atazuka. Ab'igishyitsi cyinshi Satani agira ubwoba, indirimbo yaririmbwe Yesu atakibarizwa mu gituro, maze atumbagira yinjira mu marembo y'ijuru, humvikana urufaya rw'ibyishimo byo gutsinda. urupfu ruratsinzwe, imbaraga rufite. Iyo ndirimbo sinagize amahirwe yo kuyiririmba.